nta kindi bigusaba ni ukuyikorera ukoresheje AI ndaza kukubwira. Hari ukuntu ujya ubona amafoto nk'aya atrendinga ukagira ngo abantu baba bavuye muri studio kandi guys baba bayikoreye na telefone yabo hamwe na AI ndaza kukubwira. Reba nk'udufoto guys n'utwo nikoreye. Ngiye gutangira nkwereka uburyo wakikorera amafoto nk'aya hamwe na AI ngiye kukubwira. Guys, izi foto rero ugiye kuzikorera wifashishije AI ya ChatGPT hamwe n'iyo bita Gemini. Reka dutangire natinze mu magambo. Mbibutsa ko niba utarakora subscribe ikore kugira ngo tujye tuguma tubane muri video zose tugenda dukora. Guys, kandi wibuke gukora share iyi video kugira n'inshuti yawe yifuza gukora udufoto nk'utu ibashe kutwikorera. Ngaho ngiye mugiye kubana na Mr. Teacher again nk'ibisanzwe, reka ntangire mbereka. Muraza muri Play Store ku bantu badafite izo AI. Uraza hano muri Play Store search, ku bantu bafite iPhone ni Apple Store. Uzemo hano hejuru muri search wandikemo ChatGPT, kamere ku bafite kuri ChatGPT gutya. Uri kureba ko hano bayiduha hejuru, ngiye kubera ko nsanzwe nyifite muri telefone baransaba kuyi-updating. Wowe rero urahita usanga handitse ijambo install, urahita ukanda uyinstalinge muri telefone yawe ijyemo. Nurangiza ugaruke ushake iyo bita Gemini. Guys, nayo ngiye kubera ko nsanzwe nyifitemo ariko nsaba kuyigira open. Rero nusanga utayifitemo urahita ukanda install ijye muri telefone yawe. None numara kugira izo application ebyiri wamaze kuzishyira muri telefone yawe, uraza uhere muri ChatGPT gutya. Nurangiza guys, ChatGPT kigufasha no kugukorera prompt uraza gukoresha mu kuba wakora ifoto ushaka. Reba nkanjye hano ngiye kwibwira ati nkorera prompt ndaha AI impe ifoto nambaye uniform nk'igisirikare cya Amerika. Ndaza nandika ati nkorera prompt ndaha AI ikankorera ifoto nambaye nk'igisirikare cyo muri Amerika. Isura yanjye idahindutse. Guys, nyine wandikamo uko ushaka ifoto yawe iraza kuba imeze. Isura yanjye idahindutse cyangwa se idahinduye isura yanjye idahindutse. Nurangiza ukore kuri akantu k'umweru yohereza utegereze. Urareba ko imaze kunsubiza, prompt yamaze kuba yahimba. Ndaza hano nyikoreho, urakora gutyo ugumizeho urutoki uyiselectinge yose gutya. Nurangiza ukande copy hano hejuru. Nurangiza uhita ujya muri ya application ya Gemini. Numara kujyamo urahita uza gutya kuri agasaro ko guteranya hano hasi, ujye muri gallery uhigemo ifoto. Guys, nkibuza ko Gemini uyiha ifoto isura yawe igaragara neza iteditinze. Ndaza hano njye mu mafoto hasi nshakemo ifoto ngaragara neza ku buryo ndaza ari njyewe bagira ngo ndi umusirikare original. Kanyiyi ngiyi kanda hano add, ugahita uza muri hano handitse ask Gemini, ugakubizamo urutoki ugapestinga ya prompt kugira ngo wayibonye, ugategereza kano kantu kakabanza kagasa umweru,
Guys, nyine wowe uraka ChatGPT prompt ushaka. Ushatse wayibwira ati mpa prompt nambaye nk'umusirikare wo mu Rwanda, mpa prompt nambaye nk'umupolisi wo mu Buhinde, mbese prompt yose ushaka. N'amafoto ashushanyije ChatGPT igukorera prompt. Ukagenda ukayibwira ati mpa prompt ndaha AI ikankorera ifoto ishushanya. Guys, uri kureba rero iyo bimaze kuba bya processing ukanda kano kantu k'umweru gutya ukohereza ugategereza. Urategereza wihanganye. Guys, ndabona ntazi uko bigenze. Kanongere nyishyiremo ndebe. Kanongere ngerageze, sinzi ukuntu byari bigenze. Urahita ukanda send, yari imaze guprocesinga. Turebe ko ariko baraza kutubwira. Yes guys, wabonye ko ifoto bamaze kuba bayinkorera. Guys, nawe nuko urabigenza, urajya muri ChatGPT wake prompt ugakora agafoto nk'aka. Kukadownloadinga rero ukandamo gutyo ukagumizamo urutoki, hano hejuru hakaza utuntu dutatu, share, copy and save, ugakanda save. Guys, ngira ngo wayibonye, ndetse n'amafoto yose uraza uyikorere yose ameze gutya. Urajya muri ChatGPT wandika ati mpa prompt, reba nk'iyi nari nambaye nk'umupolisi wo mu Buhinde, urayibwira ati mpa prompt cyangwa dukore indi nambaye gutya. Uragaruka hano muri ChatGPT uyibwira ati mpa prompt, mpa prompt, mpa prompt, mpa prompt ndaha AI ikankorera ifoto nambaye nk'umupolisi wo mu Buhinde. Uhita ukanda isura yanjye idahindutse, yanjye idahindutse. Ugakanda hano na send ukohereza ibyo wanditse. Guys, yamaze kuba yakora prompt. Urahita uza hano uyiselecting, ukumizaho urutoki, ukanda urutoki rukagumaho, ugaselectinga gutya byose, ugakanda copy, ugasubira muri Gemini. Uhita uza ugasubira muri Gemini gutya, ugahita ugaruka hano ugafata ukagumizaho urutoki, hakaza hano ijambo paste, ugashyiramo ya prompt, ugakanda kuri ya jambo paste, ya prompt ikajyamo, ugahita ukanda kuri kano gasara ko guteranya, ukaba wabasha gushyiramo ifoto. Guys, urahita uza hano scrolling ushaka ifoto, cyangwa se niba uyifite hejuru ntari ushaka ifoto isura yawe igaragara neza. Njye ndi gukoresha iyi niyo iteditinze. Kande add, biprocessing, tegereze gato kano kantu gasa umweru. Utegereze gato, nurangiza urabona ko kamaze gusa umweru, gakoreho gutya. Utegereze AI ya Gemini igukorere ifoto
wambaye nk'umupolisi wo mu Buhinde. Guys, izi foto nubwo ubona zitrendinga kuri social media, nta studio abantu baba bavuyemo nabo baba bazikoreye. Reba iyi ni foto guys, ngira ngo uri kuyibona. Mfite n'inyenyeri guys, wowe kwidownloadinga ukumizamo urutoki ugahita ukanda save hano hejuru gutya, wamara kwakanda ugategereza ikidownloadinga igahita ijya mu mafoto yawe, ruguru bahita bagusaba open, ugahita uyifungura ukareba. Guys, ngira ngo wabibonye amafoto yanjye yamaze kuba byakorwa. Guys, nta kindi bigusaba rero guys, niba iyi video hari ikigufashije, please ndakwinginze kora subscribe. Niba nawe ufite channel urame izina ryayo, nanjye mukore subscribe mu rwego rwo kugira ngo tuzamurane guys. Wowe right uza wabonye ko amafoto yanjye nakoze yabashije kuba yatungana, yameze neza guys. Reba niyi nayikoze nambaye nk'umusirikare wo mu Rwanda. Wowe uragaca GPT prompt nkuko nabikubwiye haruguru, nirangiza gukora prompt wambaye nk'umusirikare wo mu Rwanda, uyi selecting, uyikopiye, ujye muri Gemini uyipasting, ushyiremo ifoto, igukorera agafoto nk'aka wifuza. N'iyi foto ishushanyije uyaka prompt ikayiguha. Guys, icyitonderwa, niba watse ChatGPT prompt ukayibura, nyandikira muri comment nguhe prompt nawe ikora udufoto nka turiya, umere nk'abandi bose, utwemeze muri tableau nka gutya, udupostinge kuri social media zitandukanye, mbese icyo ushaka guys. Guys, rero icyo ngusaba nanakwinginga, kora subscribe, share, comment, like. Igitekerezo cyawe kirakenewe. Niba hari icyo ushaka tuzakora video ubutaha, cyandike muri comment. Nawe ubutaha, murakoze. Thanks for watching my video.